nushaka kururangiza uru rugendo, banza urebe icyo ugiye gukora, urebe mu izina ryande ngiye kugikora. Umutima wawe nutavugana n'umutima w'Imana, reka guta umwanya. Mugihe umutima wawe utaravugana n'umutima w'Imana, wumve ko hari connection hagati yawe n'Imana, banza urindire gato. Ariko nuhamagara gato gusa ukumva ikirere kiritabiri, ukumva umutima w'Imana uri hagati y'ubugingo bwawe, ukumva umutima w'Imana uri hagati y'umubiri wawe n'umutima wawe, tangira. Ibi bihe turimo, ibi bihe ntabwo ari ibihe bishobora kunyeganyeza umutima w'Imana. Imana rero navuze ngo inezezwa n'ibihe bisa nkaho byagusesemye. Imana iranezerwa n'ibihe bisa nkaho byaguciye intege. Imana inezezwa n'ibihe bisa nkaho wananiwe ugiye no guta umurongo. Imana ikanezezwa n'ibyo bihe, kuko nicyo gihe cy'Imana cyo kugaragaza ko ari Imana muri wowe. Nicyo gihe cy'uko Imana yiyerekanira muri ibyo wowe byaguciye intege. Reka dusome mu gitabo cya Yohana, turasoma igice cya 6. Ni inkuru muzi mwese, ariko turareba iki gice gito gusa. Filipo, umurongo wa 7, Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwirwa, nubwo umuntu yaryaho gato gusa. Umwe mu bigishwa be, ariwe Andereya mwene se wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamara iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi. Nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima, arayishimira, ayigabanya abicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishaka. 12. Bamaze guhaga, abwira abigishwa be ati, nimuteranye ubuvungukira busigaye, hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12. Reka mu kanya gato ngerageze nguca intege uyu mugoroba. Ndaguca intege, hanyuma uraza gusanga ahaciwe intege arizo mbaraga. Inshuro nyinshi uzicara uzi mu gihe wacitse intege, uzamenye ko imbaraga zegereje cyangwa se kugirirwa neza byegereje. Ubundi bibihe bibiri, ugucika imbaraga no gusubizwamo intege, biri mu bihe bibiri, ibihe byiza n'ibihe bibi. Ibi ni ibihe bigomba kukubaho niyo wajyahe n'umunsi uzajya munsi y'itaka. Ibi bihe bibiri bigomba kukomaho, ibihe byiza n'ibihe byiza. Rero reka tuvuge ibihe bibi, kuko turi munsi y'ijuru, tugomba guhorana ibi bihe bibi. Ibihe bibi ku mukristo, reka bibe imbaraga zirenze imbaraga nk'uko ubitekereza. Ibihe bibi reka bibe imbaraga bigusubizemo kumva ko uri umuntu w'agaciro. Ibi bihe bibi ntabwo biri kuri wowe gusa. Yesu Kristo yari arimo ibintu bibi, yari arimo ubumuntu, afite n'ubumana muri we. Ariko ibihe bibi ntabwo cyari kizira ko bimubaho. Yesu Kristo yemera kwakira ibihe bibi, araza ku isi yakira ibi bihe bibi. Ibihe by'imbaraga biri inyuma ye. Yesu abanza kurwana n'ibihe bibi, ibihe bitari bimworoheye na gato. Yesu yemera guhura n'ibihe bibi. Nawe niwemera guhura n'ibihe bibi, nta kabuza ibihe byiza biri hafi, biriho biratugatuga hafi
Filipo uwo ari we. Yesu yarazi neza na babandi ashobora kwishingikiriza muri ibi bihe bibi. Yarazi ko hari abantu badashobora kwihanganira ibi bihe bibi, na n'ahantu bagombaga kubikwepera ibi bihe bibi. Aravuga ati reka mbaze Filipo, mbanze ndebe umutima we, ndebe ko ashobora kumvana nanjye, guhagarara nanjye muri ibi bihe bibi. Aravuga ati aba bantu biragenda gute, bararya bigenze gute? Ndahamya neza Yesu yarazi neza ko abantu barenze 5,000 by'abagabo, harimo n'abagore n'abana. Ibyo ari byo byose abagore bari bakeneye konsa abana, nta mashereka bafite, bari bakoze urugendo rurerure bagurikira gusa ibitangaza, ariko igihe cy'inzara, igihe kibi kirabageraho. Yesu kuko yarabizi neza aribaza uburyo bishobora kugenda. Yari ari kumwe n'abandi bamufasha, ariko muri aba bagufasha mushumba hashobora kuvamo bakavamo, ugasigara umeze nk'agati gahagaze. Ukareba Emile ukamubaza uti reka ndebe nawe nimba agikomeye, turagenza gute aba bantu? Wahindukiza amaso ugasanga ibintu birakomeye. Filipo aramubwira ati aba bantu kugira bazarye, aba bantu kugira bazarye biragoye. Urucanege ntabwo, yewe urucanege ntiruzabura, ni uzahagararane n'Imana yawe, usenga Imana, urucanege ntabwo ruzabura. Filipo aramubwira ati aba bantu kugira bazarye, uzi ku maduka uburyo umuceri umaze kuzamuka, uzi kawunga igeze, uzi kilo cy'ibirayi ahantu kigeze. Aramubwira ati aba bantu kugira bazarye byonyine amuha umubare w'itenariyo 200. Byari byoroshye ko amubwira ati reka turebe uburyo tubinjiramo. Hari abamama bagenda n'ibitenge bagafungiraho ibiceri. Byari byoroshye kuvuga ati reka dushakishe muri aba bantu, ufite menshi udafite azungukiramo. Byari byoroshye kugira ngo bashake uburyo aba bantu barya. Imana idufashe cyane. Ariko mu bantu bose ugendana nabo hari abantu beza, hari abantu b'abagabo, hari abagore, hari abantu b'ubwenge. Mu bantu bose ugendana nabo, mu bantu bose ubwira hari abantu bazima. Ngo Andereya, Imana idufashe cyane. Ngo Andereya, hari igihe bicanga abana 5 mu nzu, papa bikakunanira ukavuga uti nagiye gushakisha ndabuze reka nsubire, ndagiye ariko sinzi icyo ndibuhure nacyo nk'umugabo, ndatega umutwe. Wagera mu nzu ugasanga haba abana b'ubwenge, hakaba n'abagore b'ubwenge. Wagenda ugasanga umugore nawe yafungafunze, yaciye inzira, ukinjira wemye, ukinjira usa nkaho uri umugabo wakoze byose, kandi niko bigomba kumera. Andereya aramubwira ati hariya nazengurutse ariko nabonye umuhungu ufite imigati 5 ni sandwich 5 nizo yari afite, wafite n'udufi 2. Uyu ni impamba we yari yizaniye, yari imukwiye imigati 5 n'amafi 2, ariko bari kumwe na Yesu Kristo. Bari kumwe na Yesu Kristo. Yahereye kare igitondo akora ibitangaza, babibona. Ariko igihe cy'ibyago kigeze, ibitangaza barabyibagira, basuhuza imitima, barikanga, bacika intege. Babona ko ibitangaza byari ibitangaza byo kuri, ariko ibitangaza bijya mu nda biragoye. Yesu aravuga ati mufata abantu hariya mu bwatsi bwinshi, mwicaza abantu. Abagabo 5,000 barenga hejuru. Aravuga ngo barabagabo 5,000 barenga, ngo baricara muri bwa bwatsi. Barebye abagabo baravuga bati ibitangaza ntabwo bigomba kugarukira hahandi mwabonye. Aba bagabo 5 b'imbaraga ngiye kubakoreraho igitangaza. N'abagore n'abana bari bicaye muri aba, nabyo Bibiliya yavuze abagabo 5,000. Ubwo sinzi ahantu uruhande batwayemo abagore n'abana simbizi, ariko hano ku migati hari abagabo 5,000 ngo bararya. Umva Yesu pakora. Yesu ntabwo yita
kutuvungukira. Yesu yitaye kutuvungukira. Abahaze abashigaje ku bwanwa bakihanagura tukagwa, ariko Yesu aravuga ngo banza murebe mukusanye turiya tuvungukira. Nubwo Yesu yavuze ngo murebe nimba bahaze, ariko Yesu yavuze ngo mukusanye turiya tuvungukira. Uba mubwire utuvungukira nitwa abagore n'abana bariye. Yesu ni igitangaza yashatse gukora kugira akomeze kubemeza. Aravuga ngo abagabo ni mubashire hariya muri buriya bwatsi bunini, mbanze mbereke ikindi gitangaza, bararya barahaga. Ariko umutima wa Yesu wari ku bagore n'abana. Aravuga ngo turiya tuvungukira bashigaje ni ibiryo by'abariye. Twatunduziko ntacyo tumaze, turiya Yesu nitwa tuntu agwiza. Nibyo bitangaza Yesu akora mu nzu zacu, kuko twebwe ntacyo dufite. Twebwe tuzahora turi mu bihe bigoye, tuzahora turi mu bihe bikakaye, tuzahora turi mu bihe byatunaniye. Ariko uyu Yesu nukomezanya n'uyu Yesu, uyu Yesu ibyo ngibyo bikakaye, uyu Yesu ayo magambo, uyu Yesu ibyo bibazo wikoreye. Bibiliya avuga ngo mwese muze abarushe n'abaremerewe. Yesu aremera kutwikorera, akakwikoreranya n'amagambo akubamo, akakwikoreranya n'ibyaha ukora, akakwikoreranya n'ibibazo byawe. Uyu Yesu ntabwo ashobora kujya kure yawe, uyu Yesu ntabwo ashobora kugutererana. Yesu aravuga ngo nimufate mudukusanye, ngo havamo intungo 12. Imana idufashe cyane. Urazi hari igihe kigera umuntu akihera kurwara, akireba agasanga siwe. Uzabona n'umuntu niyo mu nzira ubona umuntu abigendera kubera yabanje kutiyumva ko ari we, kubera yisuzuguye yahereye kurwara akageza ku mutwe, akabona nasa na kanaka. Ariko Yesu aravuga ngo nimwicaze abantu, bararya barahaga, ibisigaye nimubihe n'abariya, bararya barahaga. Umurimo urakomeza, kurya bivuye mu nzira. Ona tusaidie sana. Ku musaraba ntabwo Yesu ntabwo ibyo yakorewe byose guhera saa 9 paka Yesu aciye ntabwo yigeze arya. Yesu ajya gusenga mu butayu ntabwo yari amahitamo ye 100%. Yesu yarakarikiye aravuga ati jyewe nambaye umubiri, ndamutse ngiye gusengera hariya mu biti by'imyembe, isengesho nshobora kuzaricamo kabiri nkajya guhanura imyembe. Yari yambaye umubiri nk'uyo wambaye, ku buryo wageza saa 8 ukavuga uti inzara iranyishe, reka njye guhemuka ku botike mbabwire baniki niki, ariko nta gahunda y'ahantu ushobora kugura amafaranga ufite kubera inda. Yesu aravuga ngo amasengesho ndigo yakorere mu butayu, 40 yanjye buyikorere mu butayu. Yarabizi neza ko mu butayu nta mazi abayo, yarabizi neza 100% ntabwo yatunguwe. Umva, igihe cyose uzabikora wabanje kwitegura, igihe cyose uzabikora mu izina ryawe, uzamenye neza ko biferi, uzamenye neza ko byanze. Ariko mu gihe uzarikora mu mazina, mbabwira iperereza nakoze kuri uyu umushumba. Jyewe ubundi uhagaze imbere y'abantu ukavuga mu izina ryawe biba byakunaniye. Inshuro nyinshi iyo agiye kuvuga ku by'umurimo avuga twarakoze, mwarakoze, twabigenje neza. Urumva imbaraga ziri mu mushumba ntabwo ari ize, imbaraga ziri muri twese sizaza, ariko dufite izindi mbaraga zigomba kuduherekeza, dufite izindi mbaraga zigomba kubanza kutujya imbere kugira ngo tuzasohoze neza uyu murimo. Hanyuma Yesu ahantu yarari arasenga, ubutayu, ivumbi, inzara, Yesu arasenga.
rugendo banza urebe icyo ugiye gukora, urebe mu izina ryanjye ngiye kugikora. Umutima wawe nutavugana n'umutima w'Imana, reka guta umwanya. Mu gihe umutima wawe utaravugana n'umutima w'Imana, wumve ko hari connection hagati yawe n'Imana, banza urindire gato. Ariko nuhamagara gato gusa ukumva ikirere kiritabiriye, ukumva umutima w'Imana uri hagati y'ubugingo bwawe, ukumva umutima w'Imana uri hagati y'umubiri wawe n'umutima wawe, tangira ukore. Imana idufashe cyane. Ariko uzi kubona abantu uzi kubona iyi sambiri ibura, ukabona abantu b'abagabo n'abagore muricaye. Hari abantu bashobora kuza ibyo ari byo byose bagahita babakrasa ahantu, babashira mu migwi y'abasazi, kavuga bati abakora ibyo ari byo byose aba nimbura mu maro, mukajya mu bagore bimbura mu maro, abagabo aba nta kigenda, mukajya mu bagabo ba nta kigenda, mbese bakabashira. Kuko ibi bintu birenze ubwenge bw'abantu. Ibyo yahisha abanyabwenge ngo yabihishuriye abaswa. Ubundi muri uyu mwanya turabaswa ba Yesu. Twebwe turazi icyo turiho turakora. Twebwe twaje twikoreye imitwaro, twebwe twaje turondera Imana. Hanyuma ibyo kurya n'ibyo kwambara n'ibiki byose, ibyo Imana izakore mu bushobozi bwayo. Amen. Amen. Reka ngusubize mu imbaraga. Imana ntishobora kutureka niyo wagira gute. Imana ntishobora kugutererana niyo wagira gute. Uzi icyo Imana ireba ku muntu, buriya nubona wambaye neza uraberewe, ube hange n'Imana. Ube hange n'Imana, witondera Imana. We gusa nujya mu ndorerwamo ukireba ku mutwe kugera ku nzara, we wenyine ukavuga uti eba genda kwije, ndi umugore mwiza pe, umusatsi kugera ku rukweto, ndi umugabo mwiza kugera hari. Hange n'Imana. Hano ibi Imana irabikunda. Imana ikunda isuku, Imana ikunda abantu mbese Imana ikunda abantu biyitaho. Ariko ikintu Imana ireba n'utuvungukira, twatuvungukira twanze, turiya Imana idutindaho, turiya Imana idutindaho, ikareba kakandi na kakandi na kakandi, ikavuga iti ntungu ndacyari kumwe nawe. Imana ikaguha igihe, Imana ikongera ikaguha igihe, Imana ikongera ikaguha igihe. Urumva twebwe rero barokore duhita tujyana n'ibyanditswe ngo twebwe ntituzaba imirizo, tuzaba imiti, tukajyana no kuba turi abantu bahatari. Tugahita twongera tukagaruka tukibuka ko ngo Imana igwishiriza imvura babi n'abeza, tukumva nta kibazo. Ariko Imana itinda ku muntu mu buryo buri. Imana ntiwibaze ngo abakiranutsi, ni Imana nta mwanya ifite n'abakiranutsi. Nawo ipfa kuba yaravivuye gusa, ubundi sigara ihanganye nawe. Turiya tuvungukira, wanze gukusanya ngo tujye mu ntonga, wanze gukusanya ngo tujye ahantu, turiya Imana iragutindaho. Ariko iyo wamaze kudukusanya ukavuga uti kimwe usambana, kabiri iki, gatatu kane gatanu, ukavuga uti noneho ahangaha niho ubona ukuboko kw'Imana, utangira kubona imbaraga z'Imana, utangira kubona. Turebe mwese nshobora kuba mbashije baruta imyaka,
mwese ndabaruta imyaka. Abantu bake nibo bari kumva ibyo ngiye kuvuga. Murazi mu nzu ya papa na mama, abana muhite mwumviraho. Papa na mama, iyo habaye ikibazo hagati ya papa na mama, uyu akaba mama, akareka kuba mama agahita aba papa, mugahita muba papa babiri. Uretse Imana yonyine aba papa babiri ntabwo muzubaka. Iyi nzu nayo muzi. Rero Imana aba bantu, Imana ntabwo iva kubareka. Imana ntabwo iva kureka aba bantu. Aba bantu Imana ibatindaho, kuko Imana ikunda iyi mikino. Iyi mikino Imana irayikunda cyane. Iyi mikino yo kunyinyanyurana, iyi mikino y'utuvungu Imana irayikunda cyane kurereza uko wowe ubitekereza. Ntabwo nataye umurongo, Imana irayikunda. Imana irayikunda cyane, kuko iyi Imana irareba, igenda imenya umuntu ahapfira nabi, reka ntegure inzira, ahagenda neza nabi, reka nongere ntegure iyi nzira. Imana igatindana nawe. Bivuga ngo mu gihe cyose wamaze kumenya iryo banga, ugomba gutindana n'Imana. Mu gihe cyose wamaze kubisobanukirwa, Imana tindana nayo. Tindana nayo mukina umupira n'Imana, tindana nayo mukorane n'Imana, tindana nayo. Ibi bihe ni bibi. Bivuze ngo ibi bihe ntabwo ari ibihe bishobora kunyeganyeza umutima w'Imana. Ntabwo ari ibihe bishobora gutera ikintu na kimwe Imana, ahubwo bigira ingaruka kuri wowe. Amen. Imana rero navuze ngo inezezwa n'ibihe bisa nkaho byagusesemye. Imana iranezerwa n'ibihe bisa nkaho byaguciye intege. Imana inezezwa n'ibihe bisa nkaho wananiwe ugiye no guta umurongo. Imana ikanezezwa n'ibyo bihe, kuko nicyo gihe cy'Imana cyo kugaragaza ko ari Imana muri wowe. Nicyo gihe cy'uko Imana yiyerekanira muri ibyo wowe byaguciye intege. Hanyuma abarokore ni manevre. Biradusaba kuba umuntu umwe. Nimba ari jyewe ngomba kuba jyewe. Niba ngiye kuba umuntu wa kabiri, ndareba umuntu dusangiye imyumvire, ndareba umuntu dusangiye kuruha gutya. Birumvikana. Ndareba umuntu dusangiye kuruha gutya, saa moya, saa mbiri, saa tatu turi kumwe buri wa kabiri. Uyu niwe nshuti yanjye, uyu niwe tuzatsindagizanya uyu murimo, uyu niwe tugomba kuzarangizanya uru rugendo, uyu niwe nimvunikira mu rugendo azamfata akaboko antsindagize mpaka tugeranye hirya. Nyuma y'uyu muntu, ibyo nabanje kuvuga, hari undi muntu. Uyu rero azakubuza urugendo, uyu nguyu azaguca intege, uyu nguyu azakubuza amahwemo, uyu nguyu azaba igitsitaza imbere yawe. Amen. Kandi imbere y'Imana ugomba kuba ufite ikintu ubwira Imana. Ugomba kuba ufite uburyo uririra Imana. Ugomba kuba ufite ikintu ugomba kwibutsa Imana byanga bikunda, kuko mbere y'uko Imana ikubwira cyangwa igusubiza, hari icyo uba wabanje kwibwira. Ukibutsa Imana, ukabwira Imana imirimo ukora, ukabwira Imana agahinda ufite. Yesu ngo niwe wigeze kuririra Yerusalemu kubera ibyabagamo, ngo Yesu akorwa n'agahinda. Ariko Yesu aravuga ngo wowe nanjye twebwe turushe, ngo nituze tumwikoreze imitwaro yacu, hanyuma aturuhure.
ibi ndabikubwiye Yesu mumwikoreza byanga bikunda arakuruhura mu masaha ayariyo yose. Ikoreza imitwaro yawe Yesu akuruhura. Umugabo wawe ashobora kutakuruhura kuko nawe afite ibintu. Tuzamura ibiganza byacu imbere ya Kristo, tuzamura amaboko yacu, tuzamura amaboko yacu. Mwegurira umutima wawe, tangira uvugane nawe, tangira umuhamagara umubwire ngo nari muri situwasiyo igoye, nari muri situwasiyo igoye, ariko nebyivure. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nta wundi wakurengera atari Kristo. Haleluya. Impamvu nuko ari Kristo gusa wakurengera. Data hari ibyo abandi bananiwe, nabo tubana bananiwe kudufata amaboko, ari n'abatubereye nka ba Filipe. Yesu yashatse igisubizo kuri Filipe arakibura. Filipo igihe bagendaniye atangira kumubwira uburyo ibiciro bikomeye, ibiciro ku isoko ari byinshi, batabasha kugaburira ibihumbi 5, ariko ndashaka kwibutsa ko Kristo abasha kugaburira ibihumbi 5 nta wundi ubigizemo uruhare. Ikigeragezo urimo niwe ugiye kugikemura. Kura amaso yawe ku mwana w'umuntu. Turagushimiye Kristo kujya utuma abandere y'ababa bari hafi aho bakabasha kumenya bitwaje iyo migati 5 n'amafi, abantu bakarya, abagore n'abana bakarya. Turwaye icyubahiro, uri Imana ihaza abantu, aho tubona nta nzira turakubona ukizira hatari inzira. Uri Imana idukura mu mugezi ugiye kudutembana. Uri Imana idukiza ikimwaro. Turwaye icyubahiro uyu mugoroba, turavuze ngo ngwino urengere itorero, ngwino urengere iteraniro, ngwino urengere urubyiruko. Ndaguhamagara kubw'urubyiruko rwateranye, ngwino urengere urubyiruko. nta wundi warurengera. Banze kurya abana babo, bahungiye imbere yawe. Hari benshi uyu mugoroba bari hirya no hino barimo kurya abana babo, ariko bo baje guhunga, baje guhungira imbere yawe. Tumenye neza ko nta wundi waturengera. Kristo utadufasha amaboko twagwa, Kristo utadukomeje twatakara. Ndaguhamagaye mu izina rya Yesu, nguhamagaye kubw'ababyeyi baraha, numanuka urengera ubwoko bwawe, numanuka utabara abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Izina rifite imbaraga, izina rikwiye icyubahiro. Nsengeye umugisha buri muntu wese waje hano, reka uhuze buri muntu wese n'umugisha we. Nimwakire ibitangaza bivuye ku Mana, nimwakire gutabarwa kuvuye ku Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nirukana umwuka w'inzara, ndasohora abazimu b'inzara, ndasohora ibitero byo gusubira mu butayu, ndakubita uwo mwuka wo guhora abantu bizengurukaho, umwuka wo kwizengurukaho. Turabuye n'umutwe muri iri teraniro. Senya iyo mbaraga, senya icyo kigeragezo, senya iyo mwuka ikunaniza. Izo mbaraga turazisenye mu izina rya Yesu Kristo. Nta wundi wabasha kurengera abagabo bateranye, nta wundi wabasha kurengera ababyeyi, nta wundi wabasha kubarengera. Ni wowe Mesiya, ni wowe Mesiya, ni wowe Mesiya. Lamaya latalaba, zamura ijwi ryawe usenge mu izina rya Yesu. Ngo ibimenyetso bizagumana n'abera, bazavuga indimi mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe, hamagara Imana ku buzima bwawe. Iyo mpano yawe yazimiye igomba kwaka, ugomba kugira icyerekezo mu izina rya Yesu. Imana igomba kukwibuka. Turasengera umubyutse ku itorero, turasengera kuzura umwuka wera, turasengera umubyutse bw'abana, turirukana dayimoni y'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bigeragezo byizingiye kubera birahunga kandi birarekura bera. Mana, turakira ubutabazi bwawe uyu mugoroba. Ukuboko kwawe gukomeye nikutubeho, reka ushyigikira buri muntu wese mu izina rya Yesu. Senga wibohora, senga wibohora, senga wibohora. Yahamagara kurengere, yahamagara kurengere mu izina rya Yesu Kristo. Yahamagara kurengere uyu mugoroba, kuko ni Imana ibasha kandi irishoboye. Ni Imana ikora, ni Imana ikora, ni Imana yuzuye kunesha, ni Imana yuzuye icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya.